Jenoside yakorewe Abatutsi yarateguwe, bikaba bigaragara mu bikorwa by'ubwicanyi, amagambo y'urwango byayibanjirije, ariko by'umwihariko umugambi wa Jenoside ugaragara mu buryo ubwicanyi bwatangiye rimwe mu turere tunyuranye tw'u Rwanda. Ubwicanyi busa bwibasira Abatutsi, abana, abakuze, abagore, abarwaye mu bitaro, mu nsengero na za kiliziya n'ahandi. Abateguye Jenoside bamaze guhanura indege ya Habyarimana, Colonel Theoneste Bagosora n'abandi bahezanguni bakoresheje inama z'ubwicanyi, bategeka ko hose mu gihugu hajyaho bariyeri. Muri iryo joro Abatutsi batangira kwicwa. Guhera tariki ya 7 Mata mu 1994, ahantu hatandukanye mu gihugu Abatutsi barishwe, kugira igihe abicanyi batsindiye urugamba bagahunga babifashijwemo n'Abafaransa. Ni muri urwo rwego Komisiyo y'Igihugu kurwanya Jenoside CNRG isohora inyandiko igaragaza uko Jenoside yakorewe Abatutsi yagiye ikorwa hirya no hino mu gihugu buri munsi. Iyi nyandiko ikubiyemo uko yakozwe tariki ya 7 Mata mu 1994, akaba ari byo tugiye kugusangiza. Ngo hayikaze kuri Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Njye Ndipenera umuvandimwe, niba ari ubwa mbere dukurikiye turakwishimiye. Nanone ikaze. Abasirikare bo mu mutwe warindaga Perezida Habyarimana ku isonga ryo gutsemba Abatutsi muri Kigali mu ijoro ryo ku itariki ya 6 rishyira ku ya 7 Mata mu 1994, nyuma y'ihanuka ry'indege Falcon 15 yari itwaye Perezida Habyarimana juvenal, nibwo intera hamwe n'abasirikare bo mu mutwe warindaga Perezida Habyarimana batangiye gushyiraho amabariyeri mu duce twinshi tw'umujyi wa Kigali no kwica Abatutsi. Kimwe mu bikorwa intera hamwe n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu bahereyeho no gushaka uburyo bwo kujya kurimbura Abatutsi bari bahungiye muri stade Amahoro i Remera, hafatwaga nk'ahantu harinzwe kubera ko hari hakambitswe ingabo z'umuryango w'abibumbye Minwari. Uwo mugambi waje kuburizwamo n'imirwano hagati y'ingabo za FPR Inkotanyi n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu, bituma benshi mu Batutsi bari muri stade Amahoro barokoka. Mu bari bahahungiye bakarokorwa na FPR Inkotanyi harimo umuzungu w'umubirigi witwa François Vertier, wari impuguke cyangwa consultante mu bijyanye n'imiyoborere, akorera isuzuma imishinga y'u Rwanda rwaterwagamo inkunga n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere UNDP. Kuri iyo tariki kandi nibwo Major Aloys Ntabakuze wayoboraga umutwe wa Parakomando wahaga mu kigo cya gisirikare cya Kanombe yategetse abasirikare yayoboraga gutangira kwica Abatutsi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi batuye hafi y'ikigo cya gisirikare cya Kanombe ahitwa mu Kajagari. Uyu munsi kandi nibwo Abatutsi bagera kuri 17 biganjemo abapadiri n'ababikira biciwe mu kigo cy'abayezuwiti cya Centre Christus Remera. Mu bishwe harimo padiri w'umuyezuwiti Kilizoroge Mahame w'imyaka 67 wayoboraga icyo kigo, akaba ari mu bashinzwe umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu no kwimakaza amahoro witwaga Association de Volontaires de la Paix. Abo bose bishwe n'abasirikare ba Letamo barimo barindaga umukuru w'igihugu n'abaparakomando b'i Kanombe bafatanyije n'intera hamwe. Kurimbura abanyepolitike batari bashyigikiye umugambi wa Jenoside. Mu mugambi wo kwikiza abanyepolitike batavuga rumwe na leta ya Habyarimana batari bashyigikiye umugambi wa Jenoside, tariki ya 7 Mata mu 1994, ku ikubitiro hishwe Minisitiri w'Intebe Madamu Uwiringiyimana Agathe n'abasirikare 10 b'Abarindaga bo mu ngabo z'umuryango w'abibumbye bari bashinzwe umutekano we. Bishwe babanje gukorerwa iyicarubozo n'abasirikare ba leta y'u Rwanda bari bayobowe na Major Bernard Ntuyahaga, wahamijwe icyo cyaha n'urukiko rwo mu Bubiligi rumukatira imyaka 20 igifungo muri 2007. Igihano ubu yarakirangije yoherezwa mu Rwanda akaba ariho atuye. Abandi bishwe ni perezida w'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga Kavaruganda Joseph, ba Minisitiri Federico Nzamurambaho wari perezida w'ishyaka PSD, Felicien Ngango wari vice perezida wa PSD, n'umugore we Odeta ubona benshi Faustin Rucogoza wari Minisitiri w'itangazamakuru mu ishyaka rya MDR, na Randwalide Nasingwa wo mu ishyaka rya PR. Bishwe ku ikubitiro n'abasirikare barindaga Perezida Habyarimana. Radio Muhabura ya FPR Inkotanyi nayo yabaye iyambere mu kwamagana icwa ry'Abatutsi n'abanyapolitike b'Abahutu batari bashyigikiye Jenoside. Umugaba mukuru w'ingabo za FPR Inkotanyi yatangaje ko bafite inshingano zikomeye zo kurinda abaturage b'inzirakarengane bicwaga, anatanga amabwiriza yo gutangiza igikorwa cyo guhagarika Jenoside. Hashingiye ku mugambi wa Jenoside wariho gutsemba Abatutsi byakwiriye mu gihugu hose, nyuma y'itangazo ry'urupfu rwa Perezida Habyarimana juvenal guhera tariki ya 6 Mata mu 1994 nijoro, Radio Rwanda na RTRM byacishaga itangazo ryashyizweho umukono na Colonel Bagosora Theoneste wari umuyobozi w'ibiro bya Minisitiri w'Ingabo. Mu izina rya Minisitiri w'Ingabo ryemezaga urupfu rw'umukuru w'igihugu Perezida Habyarimana juvenal, risaba abaturage kuguma mu rugo
hagamijwe gushyira uburyo bwo kwica abatutsi bose hatagize uhunga. Muri ako kanya mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, cyane cyane ku Kacyiru na Kimihurura, interahamwe zahise zishinga za bariyeri zitangira kwica abatutsi. Ni nako kandi ubwicanyi bwakwiriye hirya no hino mu Rwanda, abatutsi baricwa. Ubwicanyi bwabaga buyobowe na ba Minisitiri n'abandi bayobozi bo mu nzego z'ibanze. Aho ubwicanyi bwahise butangira ni muri komine Giciye ku Gisenyi, hiciwe abatutsi benshi barimo n'umugore wa Bwana Bazivamo Christophe wakoraga mu mushinga w'ubuhinzi muri ako gace. Minisitiri Juvenal Rugambarara yese atangira gushyira mu bikorwa umugambi wo kwica abatutsi. Uyu Rugambarara yemerera urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ICTR ko ubwe yishe abatutsi bagera ku 100, akaba yarahamwe n'icyo cyaha. Ku itariki ya 7 Mata mu 1994 kwica abatutsi byakomereje Nyamata muri Bugesera na Sake muri perefegitura ya Kibungo, mu yahoze ari komine Runda muri Gitarama mu karere ka Kamonyi. Naho ubwicanyi bwatangiye ku itariki ya 7 Mata mu 1994. Abatutsi baho biciwe mu duce twa Biharabuge, kuri Nyabaronga hitwa ku Ruramba, ku Isenga, ku Kiraro, kuri Ruriba, mu Gasharara, ku Idongo, kuri sitasiyo Runda, kuri bariyeri ya Bishenyi, ndetse hari n'abajugunye mu cyuzi cya Cyabaliza. Irunda hakomoka abakoze jenoside b'ibirangirire, ari nabo batangije jenoside Irunda, barimo Kamana Kraveri wari rwiyemezamirimo w'umwubatsi, Uwimana Pelagie wari umwarimu wa Ndayambaje Sigisiberi wari burugumesitiri wa Runda. Kuri uyu munsi kandi mu yahoze ari komine Kayenzi naho muri Gitarama, abatutsi biciwe ahitwa kuri Cocobeka n'ahitwa Intwari kuri Nyabarongo, ubu ni mu karere ka Kamonyi muri komine Gisumo, perefegitura ya Cyangugu. Naho abajandarume batangiye kwica abatutsi kimwe no muri Nyaruguru ahitwa Ruramba muri komine Muko, perefegitura ya Gikongoro mu karere ka Nyamagabe. Abicanyi bagera ku 100 bayobowe n'umukuru wa polisi wa komine afatanyije na burugumesitiri Kayihura Albert bishe abatutsi 6 bari bahungiye muri paruwasi ya Mushubi, barimo umukozi wari ushinzwe imari muri komine Michel Gacendere n'umuryango we. Mu mujyi wa Gisenyi, Colonel Anatole Nsengiyumva wayoboraga ikigo cya gisirikare mu karere ka Gisenyi yahise akoresha inama interahamwe, impuzamugambi, abasirikare n'abajandarume. Hafatwa icyemezo cyo gushyiraho bariyeri hose mu mujyi no kwica icyitwa umututsi cyose. Abishwe babasangaga mu ngo zabo, imodoka zitwara imirambo zikajya kubajugunya mu byobo byari byateguwe mu irimbi rya Gisenyi. Ubwicanyi bwahise butangira ku Nyundo bukomeza ku minsi yakurikiyeho. Abatutsi barenga 100 biganjemo abana n'abagore bari bahungiye kuri paruwasi Gatolika ya Nyundo baricwa harokoka mbarwa. Ubwo bwicanyi nabwo bwateguwe kandi buyoborwa na Colonel Anatole Nsengiyumva. Ku mugoroba w'itariki ya 7 Mata mu 1994 nanone abatutsi bagera kuri 50 biciwe mu iseminari ntoya ya Nyundo, naho abagera ku 150 bicirwa muri paruwasi Gatolika ya Busasamana muri diocese ya Nyundo. Kuri uwo munsi kandi ahitwa Kabashesha mu murenge wa Rugerero muri Gisenyi hiciwe abatutsi bari bakuwe n'interahamwe muri komine ya Rubavu, n'abandi bicirwa muri Centre CPR mu nzu y'abakobwa ba Musenyeri mu cyahoze ari Rwanda ya Gisenyi, kuri kiliziya paruwasi Stella Marisi no muri komine Rouge. Ubwicanyi bwarakomeje muri Mutura na Rwerere, Imudende no mu Bigogwe, bicwa n'abasirikare bo mu kigo cya gisirikare cya Bigogwe cyaborwaga na Lieutenant Colonel Alphonse Nzungize. Itsemba abatutsi muri Ruhengeri ryatangijwe n'inama iyobowe na Nzirorera Joseph. Ku itariki ya 7 Mata mu 1994 habaye inama yo gutangiza jenoside ibera kwa Nzirorera Joseph wari umunyamabanga mukuru wa MRND ku rwego rw'igihugu, yitabirwa na Colonel Ephraim Setako, Harerimana Emmanuel wari burugumesitiri wa komine Mukingo, Colonel Auguste Bizumungu, Kazimiri Bizumungu, Jean Baptiste Nyabusore, Esidarasi Baheza, Jonathan Bambonye, Jean Damascene niyo yita Dominique Gatsimbanyi wari burugumesitiri wa komine Nkuri, Aziel Ndiretse na Lazare Ndangiza. Interahamwe zagumye hanze zitegereje ikiva mu nama. Iyo nama afashe icyemezo ko abatutsi bicwa bitarenze mu gitondo cyaho. Hemejwe kandi ko hatangwa imbunda hakanashyirwaho za bariyeri ahantu hatandukanye. Colonel Bizimungu yashinzwe gushyira mu bikorwa icyo cyemezo. Nyuma y'inama yatanze imbunda zihabara abakonsiye nabo baziha abaturage n'abakuru b'interahamwe barimo burugumesitiri Kajerejeri na Baheza Esidarasi. Abatutsi bahungiye mu ishuri rikuru ry'ubuhinzi n'ubworozi za Busogo barishwe bose. Abapolisi n'interahamwe bajya kwica abatutsi bagera kuri 43 bari bahungiye muri paruwasi ya Busogo. Kuri iyo tariki ya 7 Mata mu 1994 mu masaa 9 abatutsi bose bari bamaze kwicwa. Ku buryo iminsi yakurikiye interahamwe zashyizeho amahindure, umutwe w'abicanyi wo muri komine Mukingo bagiye kwica ahandi muri Ruhengeri. Ni muri urwo rwego zagiye kwica abatutsi bari bahungiye ku rukiko rw'ubujurire mu mujyi wa Ruhengeri, Nyabihu, Musumba, Nkuri na Nyakinama. Hishwe kandi abatutsi bari bahungiye mu Bugarama muri perefegitura ya Cyangugu, bo ni mu karere ka Rusizi, aho babakuraga mu ngo zabo.
bagahita babica bakaroha mu migezi ya Rusizi, Ruhwa na Rubyiro. N'ubwicanyi bwari ruyobowe na Yusufu Munyakazi na deregiteri w'uruganda rwa Simerwa Minisitiri Sebatware wahungiye mu gihugu cy'Ububiligi, akaba yarabonye ubwenegihugu bwacyo. Hishwe kandi abatutsi b'igikundamvura muri perefegitura ya Cyangugu mu karere ka Rusizi, muri santere ya Kivuga mu karere ka Gakenke, ku biro bya komine Musasa ahari muri perefegitura ya Kigali Ngari no mu nkengero zayo, Imuhondo mu karere ka Gakenke, ku biro bya komine Tare muri Kigali Ngari, ku bitaro bya Nemba no muri santere ya Gakenke. Kuri uyu munsi kandi hishwe abatutsi Kanarira muri Nkungu Cyangugu. Abatutsi bari bahungiye mu rusengero rw'Abadivantiste rwa Hesha mu murenge wa Mukamira, bari bavanywe muri segiteri Nanga muri perefegitura ya Ruhengeri, ubu ni mu karere ka Nyabihu. Abatutsi bari bahungiye ku rusengero rw'Abadivantiste rwa Gisizi mu murenge wa Muringa mu karere ka Nyabihu, abari bahungiye mu kigo cya gisirikare cya Mukamira, abari bahungiye muri Kiliziya Rambura mu murenge wa Rambura mu karere ka Nyabihu, abari bahungiye mu kigo cya gisirikare cya Bigogwe muri perefegitura ya Gisenyi, ndetse n'abari bahungiye kuri segiteri Byahi muri perefegitura ya Gisenyi, ubu ni mu karere ka Rubavu. Jenoside yakorewe Abatutsi yarateguwe ishyirwa mu bikorwa na leta. Kubona guhera tariki ya 7 Mata mu 1994 mu gitondo, abatutsi bicwa icyarimwe ahantu hatandukanye mu gihugu, kuva i Kigali, Gikongoro, Cyangugu, Ruhengeri, Gisenyi n'ahandi. Byerekana uburyo budashidikanywaho ko ari umugambi wari warateguwe na leta kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Kubungabunga ibimenyetso bya Jenoside ni ngombwa kuko ari bwo buryo bwo gushyigikira umwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda no gushyigikira kurinda ibyo leta yagejeje ku Banyarwanda. Kwibutsa amateka ya Jenoside ni ngombwa kuko ari ngombwa kurwanya abahakana n'abapfobya Jenoside hamwe n'abandi bose barwanya gahunda zo kubaka igihugu. Twibuke twiyubaka.